litiro y'inzoga irahenda we. y'umwimerere nyine. Litiro y'inzoga buriya inzoga ziba ziri ukwishi. Nyine ndi kuvuga y'igitoki. Iy'ibitoki. Iy'ibitoki y'umwimerere. Reka musobanurire. Reka inzoga narazinyweye. Yego. Nawe mukunzi wazo igihe gito uretse ko nyine naje waje kubireka. Yes, reka dutangiye tubifuriza ibihe byiza cyane ku bakunzi bakomeje gukurikira KNT Radio 1. Turagarutse muri ya makuru yacu ndetse no mu biganiro byacu, ariko mbere y'umwihariko reka tubanze tubasuhuza aho muherereye hose mu duce tugiye dutandukanye tw'igihugu, wowe uri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Reka tubifuriza umugisha w'Imana ukomeze ubane namwe mu kazi kose murimo gukora. Uyu munsi rero icyo nagira ngo tuganireho nuko uri kubona abaturage bameze nk'abari mu kaga cyangwa se mu gahinda n'ibibazo. Yego. Niba umuturage yarabashaga kwiteza imbere ku kintu runaka cyo kuba yakwiyengera inzoga, kandi ku rundi ruhande ugasanga nanone leta ntirimo kubyemera, kandi imbere byaremerwaga. Yego, rero urumva ni ikibazo gikomeye cyane abaturage kitarimo kubashimisha, kandi nanone kiratuma ngo basubira inyuma mu miterere yabo y'imbere, mu iterambere nibyo ndavuga. Rero noneho icyo nagira ngo tuganireho nukubakomeza cyangwa nukubagira ihe nama. Icyo navuga hano ni ukubabwira ati bihangane kubera ko nta kindi kintu bakora, sibyo? Yego, ni ukubihanganisha byo. Yes, ni ukwihangana kubera ko niba umuturage wo mu cyaro yiyengeraga iyo mitobe, akiyengera ubushera n'inzoga bisanzwe, ni ibintu byabaga bimutunze cyane, sibyo? Yego. Akenshi tumenyereye ko abantu bo mu cyaro babifite amazi yabo, mu by'ukuri byabatungaga mu buryo bwo kwishyura minerivare z'abana babo ndetse n'ibibina, cyane ko mu cyaro bakunze kubibamo, bakagabana umwaka bakora igikorwa gifatika. Birashoboka cyane ibintu uri kuvuga ni ukuri. Byabafashaga mu bintu byinshi, kwiteza imbere mu buryo bw'ibibina, hakabamo kwizigamira nanone mu masosiyete agiye atandukanye. Ariko kugeza ubu ngubu ukaba usanga bafite amarira. Noneho hari ikintu nanone gikomeye cyane cyo kwishyura mituweli. Yes, kwishyura mituweli. Abaturage benshi bazamuwe mu ntera mu buryo bwa mituweli. Abantu benshi rero bamaje kubimenya b'Abanyarwanda. Noneho rero bakagira bati twagurishaga urwagwa rwacu rufite ubuziranenge, twarangiza twiteza imbere, twishyura mituweli, twishyura amashuri y'abana, ariko ugasanga noneho kuri urwego noneho bifite none ahangaha. Ni ibibazo kugira ngo banarye, noneho ngo ni ikibazo gikomeye cyane. Ubwo ako gace turi kuvuga nakerekeye mu cyaro. Ni mu nce z'ibyaro. Turi ku nzoga z'ibitoki ndetse n'abacuruza ubushera buva mu masaka. Ubundi tumenyereye ko mu cyaro ni abantu biyengeraga ubushera bakagurisha. Litiro ugasanga ni 300, nta nubwo ari amafaranga menshi bakuragamo. Ariko utwo dufaranga kuko ari ibintu byababaga biyengeye, yatubuka akaba menshi, sibyo? Niba abantu banyweye nk'amacupa 5, ubushera tumenyereye ko ari 3 litiro, akenda amajerekani agera kuri 5. Uri kumva ko harimo amafaranga afata menshi cyane. Yego, none se hari nta kintu babashoye. Yego. Ubwo rero ibyo bintu butuvugana ntago biri gukorwa. Wapi. Ikindi tujye kuri wa muntu wifitiye urutoki yengamo umutobe, sibyo? Agataraha akavamo inzoga. Litiro tumenyereye y'inzoga karangahe? Litiro y'inzoga irahenda we. Y'umwimerere. Litiro y'inzoga buriya inzoga ziba ziri ukwishi. Hari inzoga bita iy'ibitoki, nanjye niyo ndi kuvuga aho reka musobanurire. Erega inzoga narazinyweye. Nawe mukunzi wazo igihe gito uretse ko nyine naje kuzireka cyane, ariko inzoga ziba ziri mu byiciro bigiye bitandukanye. Hari inzoga ibanza kuvamo umutobe mbere yuko bashyiramo amazi, imwe yitwa umuhama.
ubwo muhama ni inzoga ibikaze, ni inzoga ibikomeye cyane ifite ubudahangarwa ndetse ngo n'umwimerere. Iriya nzoga rero irahenda cyane, usanga litiro yayo ishobora no kuba yagiye amafaranga 5. Rero litiro imwe gusa, kubera ko icupa ryayo kuri urwego ubu tuvugana none ahangaha hari abaripimiraga 1,700 gutyo. Yego irisanzwe. Ariko njye ncuruza akabari kera narigurishaga 600. Inzoga zisanzwe rero noneho za kabiri yo zimwe babashizemo amazi, nizo ushobora gusanga zigura 500 ku none ahangaha. Yes, urashubije aho ngaho, wowe urazimenyereye nk'uko usanzwe ubizi. Noneho rero nibyo nari ndimo mvuga, reba umuntu wifitiye urutoki rwinshi cyane akeneye kwenga bya bitoki kugira ngo akuremo ya nzoga yigurishe. Ubu tuvugana arimo ararira cyane yibaza, si ibi bitoki nzabimaze iki, si ibitoki wakatetse ngo urye ntabwo wabimara, sibyo? Hari ibitaribwa. Yego nanjye nicyo ndi kuvuga. Rero ari kwicara umutobe ntiwemewe, inzoga nyine ntiyemewe. Ese ibi bitoki nzabimaze iki, nzabitemera hasi, nzabiha inka? Mbese byabateye urujijo rukomeye cyane n'impagarara. Kubitemera hasi nibwo buryo bw'ukuri kandi ni nayo nzira kuri urwego. Nta kintu wabimaza. Hari ibitoki byinshi tuya tubona ku mbuga nkoranyambaga aho abaturage baba bakeneye kuvuga ngo mudukorere ubuvugizi, ugasanga ni ibitoki byinshi cyane bitemye birunze ahantu, byarahiye, ibindi byatangiye kubora. Mbega nyine ugasanga noneho ni igihombo gikomeye cyane, turetse wenda no kuba bamena inzoga, n'ibyo bitoki ubwabyo biri kumenwa. Ni ibintu bikomeye cyane. Urumva ko ni ikibazo gikomeye. Banyarwandakazi bo mu cyaro rwose ntabwo biboroheye, ariko ni mwihangane, yenda leta hari icyo yenda iri kubateganyiriza, icyo navuga. Noneho rero twinjire kuri bano b'umujyi wa Kigali. Ab'i Kigali buriya bo bafite ibibazo byinshi. Hari ubu ufite ikibazo cy'uko hari utwo yacungiragaho noneho yakoze ikiranguzo, ugasanga avuga ati nteganyamo inyungu no kugira ngo mbone icyo kurya, ari uko nabonye abakiriya bagura zino nzoga, sibyo? Yes, turi kuri zino nzoga noneho ziri gupakirwa bitanga ibyuma. Ibyuma. Hari n'indi nabonye yitwa ngo ni kiwingu. Uri kumva nyine iriya nzoga nayumvaga kuri TikTok. Najyaga nyumva kuri TikTok ngo kiwingu nyine ubona babikoresha mu AI. Nje nkumva kiwingu ni nk'umuntu nyine wizaniye urwenya rwo kuvuga ngo kiwingu. Wumva ntabwo ari ubwoko bwiza. Mbese wumvaga atari inzoga? Oya, numvaga kiwinga atari inzoga. Yego, ni inzoga nyinshi ariko cyane. Ariko usanga koko haradukiyemo ibindi biyoga byinshi by'ubwoko butandukanye kandi byica cyane. Ariko ibi ngibi bikaba byazanaga inyungu nyinshi cyane kuri buri wese. Reba nk'abakozi bakoraga mu ruganda rwazo, cyangwa se urebe bano bantu baranguraga inzoga, yifite botike ariko yashyizemo n'ibyuma bikurura babakiriya. N'abafite botike barimo bararira ati abakiriya twabonaga nabe inzoga, bazaga bakagura iyo nzoga bagahita banahaha. None bari kuvuga ati kuva mu gitondo kugeza nimugoroba none nk'abakiriya babuze. Bivuze ko izi nzoga zishobora kuba zari zifite akamaro kanini cyane mu mujyi wa Kigali. We nubwo byicaga, niko wenda reka dufate ku ruhande rwa leta, nubwo byicaga abaturage, ariko abanyarwanda ubwacu byari bidufitiye akamaro kanini mu nyungu twagiraga ku bazirangura. None rero ikibazo abanyarwanda bafite ni kimwe ku bari basanzwe bazicuruza. Kiragira kiti none kubera iki inzego za leta zemeye ko runo ruganda rukora mbere kose, kuki zitasuzumye ibyo produit zigiye guha abanyarwanda mbere yuko bikwirakwizwa ku isi hose? Rega hari izavaga Tanzania n'izavaga mu Bugande, zose ntago zavaga mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko no ku rundi ruhande hakaba hari izindi nganda zari ziherereye mu Rwanda. Ibyo ngibyo akaba ari byo abaturage baravuga ati kubera iki? Yego rero bakaba banaboneraho kugira icyo basaba leta, bakavuga ati ngaho rero mugira ikintu mutumarira ku bari bararanguye, bari bafite amadepo no ku bari baraziguze bacuruzaga detaye, mati rwose mugira icyo mudufasha natwe turebe ko nyine wenda igihombo cy'inyungu natwe aba ari cyo duhomba. Ariko basi cya gishoro
kigaruke kandi koko abaturage baravuga ukuri. Yes, abaturage basanzwe barangura zino nzoga bavuga ko uru ruganda bazikuramo rwari rwaratangiwe uburenganzira rufite ibyangombwa rwishyura imisoro rubasha gucuruza zino nzoga kenshi bagatanga n'amafaranga menshi yo kwamamaza mu basitari bagiye batandukanye. Yego bavuga ati inzoga yacu ni umwimerere imeze neza ariko batunguwe no kubona ibintu bibaye. Rero ni ibintu bibakomereye cyane, ni igihombo gikomeye. Sinzi niba leta nayo hari ikintu izababwira nko mu mujyi wa Kigali bizuzima ni danje kandi ndatekereza ko ubwabeshi buhagaze. Byanze bikunze buriya leta nayo irabizi byanze bikunze ko hari ikiri guhombya gikomeye cyane ku buzima bw'abaturage. Wenda nubwo ntacyo barabivugaho kijyanye kizagaruka ku nyungu z'abaturage ariko ndahamya nizeye neza ko nabo babizi kandi wenda bazagira ikindi kintu babikoraho mu minsi iri imbere. Reka tube dutegereje turebe niko nabivuga. Yes, icyo nababwira ni bihangane haba b'umujyi wa Kigali bacuruzaga zino nzoga z'ibyuma haba mu cyaro. Yenda leta hari ikiyo irabivugaho cyangwa se nayo iri burebe igihombo bagize babitekerezo bagira ikintu babamarira mu dufaranga. Nibyo twiteze reka nicyo twiteze kandi si no kuba wenda icyo twiteze nicyo turimo gusaba. Nicyo turi gusaba dusabira n'abandi bari basanzwe bafite ibyo bikorwa. Turabasabira nyine ko leta yagira ikintu nyine wenda baganirizaho bakagira icyo bakemuraho. Noneho hari uwo nzi mu Biryogo rwose yari yifitiye ibyuma yafashe inzara ibyo ashyira. Ndi kwibaza uriya muntu amamiliyoni yakubisemo nkibaza uburyo bapakiye imodoka ikuze ugasanga huzuye. Uriya muntu none hari mu marira akomeye cyane aho usanga ibintu bati ibi byose nabiranguye barabipimye bimeze gute iki gihombo arimo ari kwibaza uburyo arakivamo biragenda gute. Yes, aba rero rwose babarenganure bagira utuntu babaha kubera ko ni ikintu baguyemo n'igihombo baguyemo batanagizemo uruhare na gatoya batigeze banagiramo uruhare. Rero barasaba leta rwose igira ikintu bakorera igira ikintu bafasha kandi ndabizi ko ibintu byagenda neza. Ni ibintu byagenda neza. Hanyuma rero reka tusoze ikiganiro turahari kugira ngo tujye tuganira ndetse tunarebe kuri byinshi babiri kugiye bigenda bivugwa ku isi ku mpande zigiye zitandukanye. Ibuka gukanda subscribe ndetse una sharing kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe mu yandi makuru ndetse no mu bindi biganiro.